Ingeso ya mbere, gukerereza ibintu, ibizwi nka procrastination, uba wibwira uti nzabikora ejo, nzatangira ejo, nziga ejo, nzashaka akazi ejo, mbese ukumva imbere yawe hari igihe gihagije cyo gukora ibintu wakabaye ukora aka kanya. Iyi ngeso ni umwanzi wa mbere w'iterambere, akaba n'indwara igumisha abantu benshi mu bukene. Impamvu iyi ngeso ikomeye cyane, gutinza ibintu bituma utakaza igihe, kandi igihe ni umutungo urusha cyane agaciro amafaranga, akaba n'igishoro umuntu ufite ibyo ashaka kubaka. Umuntu utinza ibintu ahora mu myanzuro, ntajya atera intambwe ngo atangire ibikorwa, ahora ategura. Abantu bateye imbere ntibategereza ko bumva biteguye, baratangira ndetse n'iyo baba bumva bagifite ubwoba. Ukuri kubabaje cyane kuri iyi ngingo ni uko abantu benshi bageze mu myaka ya za 30 kuzamura bataragera ku kintu na kimwe, ntabwo ari uko baba batarabishoboye, ahubwo ni uko baba baratinze gutangira. Nawe niwisuzuma ugasanga iyi ngeso uyifite, menye ko gutera imbere kwawe bikiri kure cyane nk'ukwezi. Ingeso ya kabiri, gukoresha nabi amafaranga. Ingeso yo gukoresha nabi amafaranga ibizwi nka financial indiscipline, kugura ibyo udakeneye, inzoga, itabi, urumogi, amakarito adafite umumaro, gusesagura, kwizigamira no gushora. Ibi ni ikibazo gikomeye cyane. Impamvu ikomeye cyane, amafaranga make ukoresheje neza ashobora kubaka ubukire, ariko amafaranga menshi ukoresheje nabi ashobora kukuganisha mu bukene. Urugero rufatika hano, umuntu unywera 2,000 buri munsi akabinywera inzoga, kwezi amaze kunywera 60,000, naho mu mwaka amaze kunywera 720,000. Aya mafaranga ashobora gutangira business, kwiga skills nshya, ubumenyi bushya, minerivare y'umwuga wamuteza imbere.